bene data muze tujye inama n'Uwiteka ngo naho ibyaha byacu byaba tukutuku ngo bikamera nk'umuhemba, Imana irabyeza irabigira ngo ashire hejuru, tube nga sino, tube ng'urubura, tube ng'ubwoya bw'intama bwera. Nitwemera kujya inama n'Uwiteka tukihana, kwihana kwiza ngo ni ukureka. Urakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani. Imana iguha umugisha gumana natwe. Haleluya, haleluya. Yesu ashimye. Ndabasubikije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'amahoro ibaha umugisha aho muherereye hose. Mbifurije amahoro ya Kristo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye wo kongera kubana namwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho muri ibihe bya none, muri ibihe turimo cyangwa se duhagazemo. Twumve icyo umwami Imana atubwira. Izina ni Jeanne d'Arc. Mbere ya byose yuko twasoma ijambo ry'Imana, twakumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira, reka tubanze duce bugufi duhamagare Uwiteka aze abane natwe. Mana yera, Mana ishobora byose, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimiye kuko uri Imana ishobora byose, ndagushimiye kuri Imana ikomeye. Uwiteka ndakikunanira, ndabasha kurogoya imigambi yawe. Icyo witumye nicyo ukora. Ngo kandi ko imvura na shireje bimanuka mu ijuru bikagwa kuri iyi si, bigatosa ubutaka, umuhinzi agahinga agasarura. Ngo niko n'ijambo ryawe ritazasubirayo ridakoze icyo waritumye. Mana ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimiye Data wera, ndagushimiye yuko waduhindura amateka ukatugira abana bawe, ukatugira abaragwa bo mu bwami bwawe. Turagushimiye, turaguhimbaje. Ndagushimiye ko waduhishuriye ubwiru bwawe. Mana ngo ibyawe wabihisha abanyabwenge, ubihishura abaciye bugufi. Mana ndagushimiye ko nanjye wambimbishuriye, ndagushimiye ko wabihishuriye bene data. Izina ryawe ndishimwe. Mwami w'abami, urera kandi urakiranuka, urera kandi uratunganye. Ciye bugufi imbere y'amaso yawe, tunganya umutima wanjye, tunganya ingingo zanjye zose, ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye mbibariguye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Eza bene data mwami, imitima yabo uyiboneze, ubatunganye, ingoyi zose zaba zibaboshye uzice mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ijambo ryawe rigwe mu butaka bwiza. Dore yuko umuhinzi yagiye afite imbuto, ngo zimwe zigwa ku kara, izindi zigwa mu nzira, izindi zigwa mu butaka bwiza, izindi ngo zinigwa n'amahwa. Turagusabye ngo tweze kugira ngo tutunge imitima ifite ubutaka bwiza, kugira ngo ijambo ryawe rizabashe kuganza muri twe, kugira ngo ijambo ryawe rizere imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye, kugira ngo tuzabashe kuba indungane mu gihe bikomeye, mu gihe bigoye. Mana ndakwinginze uturengere, ngo izo mbuto zaguye mu mahwa, urwo rubuto ndirwabashe kuzamuka, kuko amahwa yararunize. Izindi zaguye ku kari, inyoni zirazitora. Izindi zaguye mu nzira, inyoni zirazitora. Izaguye mu nzira, abagenzi bagenda bazikandagira. Ariko izaguye mu butaka, umuhinzi aranezerewe arasarura. Natwe turakwinginze mwami, twese dutunganye kugira ngo ijambo ryawe ribashe kugira umumaro munini mu buzima bwacu. Ndagushimiye Data mwiza, ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye Data wera kuri bubane natwe. Mana ndaba ari njye uvuga ijambo, ahubwo Mwuka wawe wera anyobore. Mana ungire umugende, ungire mikoro mwami, maze urangurure, ubwire ubwoko bwawe icyo bashakaho, icyo unshakaho, kandi mwami twumve icyo umwuka abwira amatorero. Mana amatoro si yano mazu tugendamo, oya ni imitima yacu. Reka twumve icyo umwuka ari kuvugana natwe. Tugire neza mwami. Icyo ndatanije ni ugukora kwa Satani, imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo
Kristo ndazityashye. Imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi nzitesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe ziganze, gukora kwawe kuganze. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo ubwami bwawe si ubw'amagambo, oya Mana, ubwami bwawe ni ubw'imbaraga. Ndakwinginze reka ubwami bwawe buze mu mitima yacu, ngwino uganze, ngwino uturengere. Sabye bike byinshi ubiduhe kuko niwe uzi ibyo dukwiriye, kandi ijambo uridusobanurire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Niko nsenze nizeye, amena amena. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Tugusangira amagambo y'Imana. Insanganyamatsiko iragira iti sinjye ubikora ahubwo ni icyaha kimbamo. Be yaho ikagira iti yewe mbonye ishyano, ese ninde wangiza uyu mubiri uzana urupfu? Cyangwa se ninde wangiza uno mubiri upfa? Cyangwa se ninde wangiza uyu mutima? Uwiteka adufashe kandi Uwiteka adutabare. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaroma ibice ni 7, umurongo wa 14 turi bugeze kuri 25. Umutwe w'amagambo uragira ati indambara y'umutima uhana na kamere y'ibyaha. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njye ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo ngora, kuko ibyo nshaka atari byo ngora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo ngora. Ariko ubwo ngora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Uwiteka ashimye. Ku murongo wa 17 akagira ati nuko rero noneho sinjye uba ngibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri njye ibyo ni kuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamo, kuko mbora nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ndako. Umurongo wa 19 hagira ati kuko icyiza nshaka atari cyo ngora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo ngora. Ariko ubwo ngora ibyo nanga sinjye ubikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Yesu adutabare. 21 nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, Imana ishimye, nyamara ibibi bikaba ari byo bindanga imbere. Reka nongere ngo usubiremo. Nuko rero mbonye yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bindanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rigwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yewe mbonye ishyano, ninde wakiza uyu mubiri utera urupfu? 25 Imana ishimwe, kuko izanye ikiza ku bwa Kristo Umwami wacu. Amena. Imana ishimye, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dusomye amagambo y'Imana atwereka ko mu mutima yacu habe harimo imbaka, atwereka yuko mu mitima yacu habe harimo ibintu byinshi bibyiganiramo, atwereka yuko mu mitima yacu habe harimo amategeko y'Imana, kandi hakabamo n'izindi ngeso. Dusomye umutwe w'amagambo ng'indambara y'umutima nguhana na kamere y'ibyaha. Umutima w'umuntu harimo ibintu bibiri, nguko harimo inzira ebyiri, ese ca iburyo cyangwa uce ibumoso, jya imbere cyangwa se ujya inyuma. Nanone ushobora kuba aho uri, ndugire aho uva. Uwiteka adutabare. Mu mutima w'umuntu harimo kamere, kuko turabo
twakomotse kuri Adamu, ariko Imana ishimye kuko yaduhaye Kristo. Rero nimuze dushakashaka ibyo umwami ashaka ari byo dukora. Bene data, ijambo ry'Imana riratubwira ngo turi insengero z'Uwiteka. None niba turi insengero z'Uwiteka, kubera ko umutima wanjye nawugize pirizo, hakaba harimo Claudina, hakaba harimo Jennifer, kubera iki harimo Jeannette mu mutima wanjye, kandi namaze kumenya yuko sindi uwanjye ngo nigenge. Namaze kumenya yuko umutima wanjye ari urusengero rw'Uwiteka. Uwiteka dutabare, Uwiteka turengere. Ibi ndabibwira babandi bakiriye Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza wabo. Niba wamaze kumenya ko umutima wawe cyangwa se umubiri wawe atari uwawe ngo wigenge, wikoreshe ibyo ushaka. None ni iki gitumye mu mutima wawe habonekamo pirizo? Ni iki gitumye mu mutima wawe habamo inzu ya boîte? Ni iki gitumye mu mutima wawe habamo bara? Ni iki gitumye mu mutima wawe habamo indonganya? Ni iki gitumye mu mutima wawe harimo inzira zigana muri Egiputa, muri Ashuri, muri Sodomu na Gomora, muri Babiloni? Ni iki giguteye kugira bene uwo mutima kandi uri urusengero rw'Uwiteka? Ni iki kiguteye gutuma mu muhogo hawe huma? Ni ibiki bikumishije? Ni ya magambo uhora uvuga niyo yakumishije? Ni za ndonganya uhora ugira muri we nizo zikumishije? Ni iki gitumye inzira ikumarira ingweto? Ni iki gitumye imyambaro yawe bibizinga? Ni iki gitumye utakigira igitambara cyo mu mutwe? Uwiteka dutabare. Ni iki gitumye utanyura mu nzira Uwiteka yagutegetse? Ni iki gitumye uhagara mu nzira z'abakobanyi? Ni iki gitumye ugira umutima w'ubujyajya? Ijambo ry'Imana ryavuze ngo turi insengero z'Uwiteka. Bene data, Pawulo yakomeje aravuga ngo nguvu yanga urusengero rw'Uwiteka, cyangwa se utoba urusengero rw'Uwiteka, Uwiteka nawe azamutsemba. Ubwo rusengero ndagariye no matorero abantu bubaka. Ndago urusengero ari kuvuga ngo ni urusengero rw'ababatisiti runaka, ni urusengero rw'abapentekoste runaka. Oya, urusengero ni umutima wawe, urusengero ni umutima wanjye, njyewe Jeanne d'Arc, kandi n'ubwo muze ni uwanjye, burya si uwanjye. Mvuze ko ari uwanjye kuko ndi kubikubwira, ariko nyirawo, nyirubwite ni Imana Data, Uwiteka turengere. Niba twaramaze kumenya ko imitima yacu ari insengero z'Uwiteka, kubera iki tugize imitima y'imikara? Yesu adutabare, Yesu atugire neza. Niba turi insengero z'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka icyambere rugira isuku. Urusengero rw'Uwiteka rurimo urukundo. Urusengero rw'Uwiteka harimo uburuhukiro. Reka mbibutse, Salomo yubaka inzu y'Uwiteka, ayisoza yasenze isengesho. Sindi rivuye nk'uko yaryanditse, ariko hari amagambo yavuze ngo Mana, ngo uzaza muri iyi nzu arushye, uzaza muri iyi nzu agwaye, uzaza muri iyi nzu aremerewe, Mana uzamwumve. None hari igihe dusigaye tujya ku bakozi b'Imana ati mudusabire ku Mana, ngimbituro, ngimba amafaranga nzakubwire ku musozi. Mwene data, ni iki kiguteye? Ni iki kiguteye ko wari uri mwiza, ko wakoreraga Imana ikakugabura mu buryo Imana ibonye ko bugukwiriye? Ni iki gitumye ugurisha imbano wahawe? Ngo zana iyo mbano wahawe, nanjye nzana iyanjye, ngo dukorere Imana tunezerewe. Uwiteka dutabare. Ni iki gitumye ufata ijambo ry'Imana ugashaka imfashanyigisho zidakwiriye? Birababaje kubona umuntu avuga ngo yigisha ijambo ry'Imana akazana y'imfashanyigisho itari ikwiriye. Yego hari igihe ziba zikwiriye, ariko nanone bandu nshuti bene data, hari igihe turengera tubivuga butumwe ukazana ibisobanuro bihabanye. Ugasanga ugeze hagati, wenda utanze ubuhamya, wenda utanze imfashanyigisho,
ngo umukobwa yaranyanze ngo tugeze kuri finali, ngo umusore yarambemukiye tugeze kuri finali, twaraguze ibisaba. Bene data, hari umuntu nkunze kuganiriza nawe, namubwira ati ikiba kiba gifite impamvu, kandi urahire Uwiteka mukweretse kare. None wari ushaka uwo muriro, wari ushaka icyo kintu kikubonekeho, wari ushaka uwo mugajyo ukubonekeho, ukugiriye umugisha, Uwiteka agize ute akurokoye utaragera muri wa muriro. Kuko wenda wari urawugeramo kwa heri no gusenga, habe no gupfukama, habe no gushima Imana, ibyo byose Uwiteka arabikurokoye. None ugiye kwigisha ijambo ry'Imana, imfashanyigisho yawe ibaye ngo umukobwa yandeye indobo. Imana iturengere, Imana idutabare. Ibyo biri kutwumisha imihogo, bavuga butumwa biri kutwumisha imihogo, biri kutumarira ingweto, biri gutuma dutunga amakanzu yarimo ibizinga, biri gutuma dutunga amakanzu yatafite agaciro, yadafite epfo na ruguru. Uwiteka turengere. Biri gutuma tutagira ibitambara mu mutwe. Igitambara mu mutwe niki munyumve neza, nagakiza, ngingofero y'agakiza, umukandara w'ukuri. Abantu bari kuvuga iby'umwami atabatumye, ngo Imana yambwiye, narose amaze kurota aravuga ati Imana yambwiye. Wamenye ute niba ari Imana yakubwiye? Kandi kibabaje niko baravuga ati Imana yambwiye, akavuga ati ngo abazaza ni ibinyoma, cyangwa babanje ni ibinyoma. Twumvire nde tureke nde? Yesu aturengere. Ijambo ry'Imana rero ryatubwiye ngo sinjye ubikora, ngahuko ibimbamo nizo biri gutuma ngo ribi. Ngo yewe mbonye ishyano. Ese niki gitumye ubona ishyano? Ubonye ishyano ku byo uri gukora. Uwiteka azaguhana, Uwiteka azambana. Imana iturengere. Turacyafite ibyiringiro byo kugarukira Imana. Imana itutabare. Ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njye ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha, ariko ndabo byari bikwiriye. Aya ni amagambo yanditswe n'umukozi w'Imana Pawulo. Amategeko ni ay'Imana, muze tuyubahe, muze tuyakurikize, dukore ibyo umwami ashaka, dukore ibyo umwami ashima. Niba itegeko ry'Uwiteka ari mu mutima wawe, ndago ikibi kizagutanga imbere. Ndago uzanga mugenzi wawe wumva ko itegeko ry'Imana rikubwira ngo kunda mugenzi wawe nguko wikunda. Ndago mugenzi wawe azaburara wowe witeretse umufuka w'umuceri. Ndago mugenzi wawe azambara ubusa ufite garderobe yuzuye imyenda, amavasi sinakubwira. Ndago iryo tegeko rizaba riri muri we rizatuma cya kibi kikwitanga imbere, aho kuzihutira gukora neza, kuko ikikubamo nicyo kigaragaza uwuriwe. Imana iturengere. Ngo none ngo wabaye imbata y'ibyaha. Twere kuba imbata y'ibyaha. Kristo yaraje. Pawulo ni wavuze ngo none niba twaragire ubuntu busaga, biravuze ngo turengere, biravuze ngo twongere ducumure, biravuze ngo nongere ngo ri ibijyamo n'amaso y'Uwiteka, oya ndibikabe biragatsindwa n'Uwiteka. Niba Kristo yaraje akandokora ingeso y'icyaha runaka, ingeso y'ubusambanyi, ingeso y'ubusinzi, ingeso yo kutumva, icyaha cyo kwihutira kuvuga amagambo apfuye, Uwiteka araje ambaye Kristo ho kugira mganduke, mve muri ibyo bibi, mfate ingamba. Ako amaraso ya Kristo arahari, aranyiza. Bene data, Kristo yapfuye rimwe, ndagazongera kongera kubambwa. Kristo yambitse umwenda w'urukozasoni rimwe, ikamba ry'amahwa rimwe, ndagazongera kugira kujyambara, ndagazongera kujyambara. Bene data, muze tujye inama n'Uwiteka, ngo naho ibyaha byacu byaba tukutuku, ngo bikamera ng'umuhemba, Imana irabyeza, irabigira ngo ashireje, tube nga snow, tube ng'urubura, tube ng'ubwoya bw'intama bwera. Nitwemera kujya inama n'Uwiteka tukihana. Kwihana kwiza ngo nukureka. Abatwara imodoka, iyo wataye inzira umanuka ushaka kujya ruguru, hari aho ugera ukagera ukabona umwanya ukwemera washizweho n'amategeko, wemere gukata ugasubira ruguru. Icyo navuga, ukora ikimenyetso cya U,
ugasubira iyo wari uvuye. Rero mu buryo bw'umwuka bivuze iki? Niba ugiriwe ayo mahirwe yo kwihana, ihane kandi ufate ingamba, ihane kandi umaramaze, kuko nutihana ukavuga ati ngo nagambira ibyiza ariko ibi byanyitanze imbere, ni icyaha kizaba kikurimo, nguko umutwe w'amagambo wavuze ngo sinjye ubikora ahubwo ni icyaha kimbamo, icyaha cyo kurarikira ikibi, ugasanga ikibi kirakuganjije, ubusambanyi burakuganjije, aribwo buhehesi, aribwo buhenebere birakuganjije. Icyambere, wafashe umwanya wo gushaka ayo makuru, wafashe umwanya wo kugendana n'abo bagenzi bakora bene ibyo, wafashe umwanya wo kubitekerezaho, ngati ngo mumbabarire naguye mu cyaha. Uwiteka gutabare kandi nanjye Uwiteka ndabare. Icyo cyaha warakigambiriye. Rya tegeko ry'Uwiteka rikurimo ngo ndugasambane ndukice, ndago cyakibi cyakitambika imbere. Impamvu utitambika imbere niko aricyo wimitse muri wowe. None mu bitekerezo byawe ugatekereza ati uyu munsi reka ngerageze gukora neza, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rirambwira gutya na gutya, reka mbireke. Ariko bikanga, cya kintu kikurimo cy'icyaha cyangwa se cy'igicumuro nicyo kikwitanze imbere. Rya jambo ry'Imana ndi warifashe, wararyumvishije, ariko ndi waryumviye. Hari ukumva no kumvira, ariko kuzanamo no kubaha. Ikigaragaza umuntu wumvira niko yubaha. Ikigaragaza ko ubaha Uwiteka niko uzumvira amategeko n'amateka ye, ukayashira mu bikorwa, akaba ari yakuyobora. Uwiteka turengere. Bene data, reka dukora ibyo Imana ishaka, dushakashaka ibyo Umwami ashaka, bigishoboka kandi bigikundwa, kandi dushaka Imana ikiri bugufi bwacu, kandi Imana tukiyibona, kuko hari igihe tuzayishaka tuyibure, hari igihe tuzakubita hirya no hino, tujye kusi tujye kasi ndi tuyibone. Imana iturengere, Imana itwiteho. Umurongo wa 16 wa 5 kugeza kuri 16 hagize ngo sinzi ibyo ngora, kuko ibyo nshaka atari ibyo ngora, ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo ngora. Izo tumaze kubivugaho. Icyo ushaka si cyo ukora. Impamvu utagikora ni cya kindi gihagaze mu mutima wawe, wimitse mu mutima wawe. Ndabaha urugero hano, sindiri buvuge nk'uko nabwumvise. Umuntu yaguze inzu n'undi, cyangwa se ayikondesha n'undi. Muri iyo nzu ashiramo umusumari, arayimugurisha, ariko ndawe yaramugurishije umusumari. Aho mwumve neza, uwo musumari yarawuteyemo. None umuntu ategura inzu ye, ashiramo indebe, ashiramo ibitanda, ashiramo ibisagwa byose byuzuza inzu. None umuntu umunsi umwe ajya kugura inyama cyangwa se igice cy'inga, agenda akimanika kuri wa musumari. Atongana n'uwaguze inzu, akavuga ati kubera kuje kunyendereza kandi inzu ari yanjye. Avuga ati ariko uribuka yuko uguye inzu ndago nakugurishije umusumari wanjye. Bishatse kuvuga iki? Aho nda burenganzira bwo yari afite. Yazana imyanda yararayimanika ku musumari, yazana iki yararayimanika ku musumari. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Uwo musumari wari urimo wamukururaga ibindi, agakora isuku, ariko isuku ndigaragara. Natwe muri twe bishobora ko harimo uwo musumari, hari icyaha cyakwizingatiyeho. Wajya gukora icyiza, wakoropa bikanga, kuko cyaha warakimanitse mu mutima wawe. Cyaha cy'ubuhenebere, cyaha cy'ubuhehesi kiri mu mutima wawe. Kwa kwimika ibitari ibyawe, kwa gufata ibitari ibyawe, ubujura. Turi kamere, turi abantu nyine bafite kamere. Ariko niba twaragiriwe ubuntu busaga, ndibivuze ngo turidegenza, ngo ari icyaha ejo nsubireyo. Bene data, ijambo ry'Imana mu migani ravuga ngo umwana mwiza anezeza se, ariko umwana w'umupfapfa ababaza nyina. Ese ni iki gituma umwana w'umupfapfa ababaza nyina? Iyo umwana yanze kumvira ababyeyi birabababaza, cyane cyane abamama. Yibuka amezi 9 yamutwise mu nda, akibuka igise, akibuka kumurera amujyana ku ishuri, amutegura, amumesera, amwonza, akamuruhira. Umwana arangije yanga kumvira umubyeyi. Umubyeyi ahita akurura iyo foto akayizana
akareba uko yamutwise, akareba uburwayi yahuye nabwo, akareba ibyo yanze kubera uwo mwana, akareba ibyavuyeho kubera uwo mwana, umubyeyi akababara. Ariko yari umwana w'umunyabwenge anezeza se, akavuga ati nanjye mubyeyi ati narabyaye. Ariko kuko yabaye umupfapfa, nyina aravuga ati yewe nanjye nabaye babandi ngwiza murongo. Imana idufashe. Ese ku Mana rino jambo rishatse kuvuga ngo iki? Umwana mwiza anezeza se, umwana w'umupfapfa babaza nyina. Umukristo mwiza anezeza Imana Data, ariko umukristo w'umupfapfa ababaza Kristo. Kristo yibuka za ndimba, ya mibabaro, ya mibyimba yagize ku bwanjye no ku bwawe. Yibuka za ngoni, yibuka rya kamba yambitswe ry'amahwa, yibuka wa mwambaro w'urukozasoni, umwambaro w'urubindo, kandi ari umwami w'abami, kandi afite ibiri mu isi byose ari ibye, ariko yemera kwicisha bugufi kugira ngo njye nawe tubohowe, ingoyi zituboshe tuzivemo, aho kubura tuzivemo turi kuzisubizamo. Umurindi yavuze ati ngo ntabwo narinzi ko mboshwe rwose, ngo ni Yesu wanguye mwizo ngoyi. Hari abantu babe baboshwe ntibamenye ko baboshwe, nkuko nababwiye ati hariga abahanuzi bahanura bagakamuka bagasigarana utuntu nyine bidafatika. Imana yaragiye, Imana itakiba muri bo, bakaba ibisenzegeri, bakakamuka, abavuga butumwa, bagafata ibifasha nyigisho zitafite umumaro. Kandi Bibiliya ni ngari, harimo imfasha nyigisho nyinshi. Niba ushaka kuvuga ati abaguhemukiye, muno harimo Sawuli, harimo n'indangarugero, abantu bizeye, abantu batiyandaritse anarimo, n'abandi abantu binginze Imana, abantu basenze Imana bumva, Hana arimo. Bene Data, ibyabamariye ingweto mwicare muvuge se, uyu mwaka warangiye ni iki ndakoze ngikore cyiza? Uyu mwaka ndimo ibingamura ni bihe? Ibinsubiza inyuma ni ibihe? Ufate urupapuro wandike ibikugira umumaro, ibitakugira umumaro ubitera umugongo, ibitakugira umumaro ubitera umugongo, ubijugunye nk'uko umuntu afata imyanda akayijugunya habigenewe. Ntabwo umwanda ukugarukira, urawuta burundu, ndagusubira kuwubona. Uwiteka turengere. Rero ibyo bibi bitubamo nibyo bigaragaza abo turibo. Ntabwo ngo nshaka gukora ibyiza ngo ibi bikanyitanga imbere. Ibyo bibi bikwitanga imbere nibyo bikubamo, nibyo bikugize uburiwe. Sinagira urukundo rutandimu, sinagira ineza itandimu. Icyo cyo nimitse nicyo kiragaragaza Jeanne d'Arc ni munduki. Jeanne d'Arc ninde? Claudine ninde? Jean d'Amour ninde? Icyo nicyo kiragaragaza uwuriwe. Ndago uzagaragaza nk'umunyakuri utari umunyakuri, ndago uzagaragazwa nk'umuntu w'indwara utari indwari. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ariko ubwo ngora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Imana ishimwe. Nubwo dukora ibyo tudashaka, aya mategeko y'Imana ni meza, niyo atwereka inzira ikwiye, niyo atwereka aho tugomba kunyura, niyo atwereka abo turibo, niyo atwereka icyo tugomba gukora. Were kuvanga ikibi cyanyitanze imbere, icyo kibi cyakwitanze imbere nicyo wimitse muri wowe. Iryo rari niryo wimitse muri wowe, ubwo bugome nibwo wimitse muri wowe. Uwiteka dutabare kandi Uwiteka turengere. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 17 ryagize ati ngo nuko rero noneho sinjye uba mbikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Yesu aturengere, Yesu adutabare. Sinjye ukora ibi bibi byose, ariko ni cyacu nimitse muri igihe gituma mbikora. Kubesha simba nifuza kubesha, ariko kuko nabihaye indebe, iyo ndebe nkayitereka mu mutima wanjye yo kubesha, iyo ndebe y'ubujyage nkayitereka mu mutima wanjye, iyo nyine niyo izikitanga imbere. Icyo ndashize mu mutima wanjye ndawucyanyitanga imbere. Impamvu kwitanga imbere, ubwo buhehesi, ubwo buhenebere, niko ari byo washize mu mutima wawe.
izo nzangano, iyo nzika niko wayimitse mu mutima wawe. Mu mutima wawe warashizemo yano mategeko y'Imana, ukayibwira ku manywa na nijoro. Ndago watambikira, ndago wavuga mugenzi wawe nabi, ndago wakihutiraho, ahuko kuko uzabura umunyabwenge. Uko mu migani ya Salomo havuga ngo uzamanza utekereze, utega amatwi uri kuvuga, hama ubone icyo uri busubize. Imana iturengere, Imana itwiteho. Umutima w'umuntu utekereza umuntu urugendo rwe, noneho Uwiteka akagira ute? Uwiteka akarusohoza. Ndago Uwiteka azaza ngagutegurire, wenda mvuga Uwiteka ngwino ndegure ese ejo nzajya. No, weho uragambira eti ejo nzajya bino na bino. Mana imbaraga zo kubitegura. Ejo nzakora bino na bino. Uwiteka uzanjya imbere. Uwiteka ejo mfite urugendo ndarukuragije, kurusohoza, bakubana nanjye, bakundinde impanuka, bakumva bugufi. Icyo kizaba kikurimo nicyo kizagaragaza uwuriwe. Impamvu ubwo busambanyi bukwitanga imbere niko aribwo wimitse mu mutima wawe. Impamvu inzoga yakunaniye niko wayihaye indebe mu mutima wawe. Impamvu utumvira niko washize ibiti mu matwi wanga kumvira icyo bagutegeka. Uwiteka gutabare kandi Uwiteka kurengere. Dore ijambo ry'Imana ryaravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose uko wabirinda, kuko niho ubugingo bukomoka. Umutima w'umuntu niho ubugingo bukomoka. Ese turabanga abantu tubona ubugingo, cyangwa se umuntu ndi yabonye ubugingo? Niki? Niko yagize umutima w'ubwenge ubasha kumutegura kazoza ye, ejo heza yazaza. Umutima umufasha kuhategura. Ntabwo naba mfite urugendo singende meze neza, uko nzi ko mfite urugendo hari imyambaro ikwiriye nzambara. Niba ari ukujya ku kazi nzambara uniform ikwiriye. Niba ndateni dufite nzambara imyenda ikwiriye n'ubwo rwego rw'akazi rurimo. Naho nzambara nk'umuntu w'inzererezi, naho nzambara nk'umuntu ugiye ku rusengero, kuko naho nzaba ngize ute ndengeye. Ariko hari imyenda nzagira ute nzaba nambaye. Uwiteka aturengere. Rero rinda umutima wawe kuruta ukunda ibintu byose ubirinda, kuko niho ubugingo bwawe bukomoka. Kandi Uwiteka kwigishe kubara iminsi yawe. Iminsi wamaze hano mu isura y'izina yenda yize, ariko iyo dusigaje turayihishwe. Uwiteka turengere. Rero nsoza nagira nde? Nakubwira ngo imiki cyiza muri wo, kuko niwe imiki cyiza nicyo kizitanga imbere yawe. Niwimika kugira neza nibyo bizaza imbere yawe. Umenye ko kugira neza ari byiza, umenye ko kwihangana ari byiza. Ngo hahirwa ngo wihangana niwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Yesu Kristo adufashe kandi adutabare. Ijambo ku murongo wa 24 yagize ati yewe mbonye ishyano, ninde wakiza uyu mubiri utera urupfu? Ese ninde wadukiza uno mubiri? Ninde wadukiza uno mutima urimo ingeso mbi? Ni Kristo ndawundi. Kuko ku murongo wa 20 yagize ngo Imana ishimwe kuko izanye ikiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe kuko yaduhaye Kristo, ari uzadukiza imitima y'amabuye, ari uzahindura ibizaba biri muri twe. Nitumwemera kubikuramo azabikuramo. Nitwemera ko Kristo aza muri twe, azaza byose atsembe. Bene data nshuti z'umusaraba, imika Yesu Kristo mu mutima wawe, kandi numara kumwimika muhe uburenganzira aneshe atsembe. Icyo namenye ku Mana, ndago Imana iza ngo ikore gutya na gutya. No, iraza igakora ibikwiriye gukorwa. Ndago Imana izi ivogera, ndago ari ngatwe bantu tuvogera abantu. No, byo ikora neza. Yihe umwanya
fungura umutima wawe, wimike Kristo muri wowe, wimike Imana Data muri wowe. Imana ikubohore kandi Imana igukize, Imana igukure mu bidafite umumaro igushe mu bifite umumaro. Imana ikure umutima wawe mu ngoyi, Imana igukure mu mwijima. Wowe ugenda ukavuga ati ngo ibi byanyitanze imbere, niko ari byo wimitse. Icyo utimitse ntabwo kizaza imbere yawe. Imana iturengere. Icyo utimitse kizaza imbere yawe. Abo navuga ngo mu jambo rigufi, ikiri muri wowe nicyo kigaragaza uwo uriwe. Imana ikurengere, Imana ikwiteho. Nuko rero mbona yuko aya mategeko y'Imana niyo agomba kudutegeka. Aya mategeko y'Imana niyo agomba kutuyobora. Aya mategeko y'Imana niyo agomba kutubera urumuri, niyo tabaza. Unabike ijambo ryawe ku mutima wanjye kugira ngo ndagucumuraho. Ayo ni amagambo ya Dawidi. Bene data, ca bugufi aho uri, ca bugufi, bwira Imana yawe ibyaha wakoze. Bwira Imana yawe ibyo wakoze bidakwiriye. Uwiteka yiteguye kukubabarira, Uwiteka yiteguye kukubohora, yiteguye kugukiza, yiteguye kugukura mu iryo vata, yiteguye kugukura mu umujinya wa Satani, yiteguye kugukura mu kabwibwi, yiteguye kuguhindura amateka. Imana ikurengere kandi Imana igutabare. Ibiri muri wowe bisohore, 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 ubisohore. Wimike Kristo aneshe, atsembe ibyo byaha byawe, ibigawa Kristo abikureho. None rero imika Kristo, nanjye nimike Kristo, twimike Kristo. Ibyo tuzajya gukora Kristo azajya imbere. Nitujya kuvuga tuzavuga neza kuko Kristo avuga neza. Nitujya ahantu runaka uzirinda mu magambo uvuga, uzirinda mu byo ukora kuko Kristo ntabwo yihutira. Imika rero Kristo mu mutima wawe, umureke aneshe ibyo byaha byawe n'ibicumuro byawe. Umuhe umutima wawe kandi uzabona ineza, uzabona urukundo rw'Imana, uzabona kugirirwa neza n'Imana. Imana Data izakurengera. Reka dusenge. Wimike Kristo muri wowe, umwemerere akuneshereze ibyo byaha byawe. Uwiteka Mana Data, Mana ishobora byose, ndagushimye kuri Imana igira neza, ndagushimye kuri Data twese mwiza. Izina ryawe nishimwe, izina ryawe niryubahwe. Mwami, ijambo ryawe ratubwiye ngo Mana ngo tuzabona ishyano, ariko tuje imbere y'amaso yawe duciye bugufi. Turakwinze tweze ibyo twimitse muri twe ubidukuremo, ibyo twimitse muri twe bitaguhesheje icyubahiro uzubitsinde, uzubineshe, uzubirimbure mu izina rya Yesu. Ibigawa nawe ubikuremo mu izina rya Yesu Kristo. Ngo Mwami ngo ndabikora ariko sinjye ubikora, ngaho uko nikimbamo kibingoresha. Mwami, imigambi ya Satani, inzira zijya Mwami muri Sodomu tuzirimbure mu mitima yacu. Turakwinze uturengere, turakwinze udutabare, turakwinze utugwanirire. Ibyo byose bitunesha, ibyo byose bidukurura, iyo migozi yose idukurura itujyana hirya no hino, dukozora hirya no hino. Mana, turakwinginze imbaraga z'umwijima zose uzicyahe mu izina rya Yesu Kristo, uzirimbure mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami, abatsinzwe n'ijambo ryawe ubababarire, ubagirire neza. Amaraso yawe Yesu Kristo abeza abatunganye. Bana natwe kandi udushigikire, ijambo ryawe rigira umumaro mu mutima yacu, rikize imitima yacu, yubake imitima yacu, risenye ibikwiriye gusenywa, kuko ijambo ryawe ngo rifite ubugi. Ijambo ryawe rirarimbura, ijambo ryawe rirubaka. Bana natwe uturengere, bana natwe udushigikire, amahoro yawe yatubonekeho. Kandi Mwami, kuko abo ukunda cyaha natwe uducyahe, tugende mu nzira zishimwa nawe, tugende utwishimira, tukuvugire utwishimira. Bana natwe uturengere, bana natwe utwiteho, none n'iteka ryose. Niko senze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Imana amahoro ibahe umugisha, Imana amahoro ibarengere. Shalom, shalom.